Inshuti bavandimwe dusangiye ku mayininga ino mining nziza ya Cbdc. Ino Cbdc ni mining cyangwa minage nshyashya kandi tugomba kwitaho twese. Rero ngiye kubereka uko bakora Lockup. Uraza ujye muri application yawe, then numara kujya muri application yawe ukabona waramaze kwa updatinga application batagusaba kudownloadinga cyangwa kwa updatinga new version, umenye ko waya updatinze ubwo ngubwo uhagaze bwuma. Uraza ujya hano kuri society, numara gukanda kuri society uratuza, noneho urabona ngewe hano harimo lock and lock. Izi ni za project twavotingagamo. Igihe utaravotingamo utarigeze ubikora urafungura ubanze ukore vote kuri projet ushaka, numara kuzikora utegereza akanya gato uze gusubirayo noneho ukore Lockup. Igihe wamaze kuvotinga rero uraza hano kuri Lockup. Nk'ubu ngubu hano kuri Lockup nshobora kurokinga kangahe kwijana. Ese ni 10% mu munsi umwe, 10% mu minsi 30, 10% se mu minsi 90, mu minsi 180 se ugahitamo inshuro ushaka kurokinga ndetse nako ushaka kurokinga. Urugero reka ndokinge hano, ndarokinga wenda 15. Cbdc 15 nizo ngiye kurokinga, mite nkanda hano start lock. Urabona lock successful hejuru, murabibona aho byiyanditse. Ubwo ngubwo maze kurokinga Cbdc 15. Hano ndongera nje kuri lock ku Cbdc mine plus international, then nje nandikemo izindi 15 nazo nze nziroking. Nazo urabona ko zibaye lock successful. Urabona nsigaje inshuro imwe kuba nayirokinga cyangwa nayo nkayireka cyangwa nkaba nakomeza. Reka njya hano ndokingeho naho kuri Cbdc network, naho ndokingeho Cbdc 15. Okay, nuko nguko rwose biroroshye, nta kigoye kirimo. Urabona ko namaze kurokinga Cbdc zanjye. Ninza hano kuri society ndahita mbibonamo ko namaze kurokinga Cbdc zanjye. Uko mubibona hano hasigayeho Cbdc 31 kandi nari mfiteho Cbdc 76. Ubwo ni ukuvuga ko Cbdc 45 zamaze kuba locked. Nuko nguko rero nyaboneka mugerageze tubikore mbere ya lo 31, kuko bavuze neza yuko nyuma yaho bari muri ino minsi bagiye guhita baduha KYC. Nibamara kuduha KYC duhite dukomeza n'ibyiza dushining kandi twenjoying business nziza ya Cbdc ishobora kuzatugeza kure hashoboka. Icyo nkusaba nuko wowe ureba ino video kora subscribe ndetse unakande kunzogera kugira ngo ujye urushaho gukurikirana amakuru ya mining nyinshi, kandi mujye murushaho no kumenya update zigenda zigerwaho umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Ni umunyamwuga cyangwa umunetwaka w'umwuga Papa Ngabo, abo bakunda cyane kandi uhora ubifuriza ibyiza. Kora subscribe ndetse ukore comment kuri network mining. Ikindi cyose waba ushaka kumenya no gusobanukirwa, yaba cryptocurrency ndetse n'imikorere yazo, hose ujye utwandikira muri comment maze ubitubwiremo. Sasa wakomeza ugubwe neza cyane, ntugende udakoze subscribe.